ndabasuhuje kandi bahaye ikaze mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya channel yacu Menya TV. Uyu ni umwanya tubagezaho ikiganiro tuba twabateguriye n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho, birimo ibigenda bitwungura ubumenyi ku bintu bigiye bitandukanye, biduha amakuru ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Uno munsi ikiganiro nabateguriye kigiye kugaruka ku ndwara yitwa indwara y'urugendo, izwi mu ndimi z'amahanga nka motion sickness. Iyi ni indwara abantu benshi bafite experience kuri yo kuko mwahuye nayo. Indwara y'urugendo ni indwara igihe umuntu iyo ari mu modoka ujya kubona ukabona ahuye n'ikibazo ararutse, cyangwa se nawe ubwawe bikaba bikubaho ukaba utakora urugendo ngo uve hano ugere ahantu runaka ariko nturuke mu modoka. Icyo ni ikibazo gikomereye abantu cyane, niyo mpamvu nje hano kuri YouTube channel Menya TV kugira ngo mbashe kubasobanurira ese ni gute wakitwara, ubundi iyi ndwara ni bwoko ki, iterwa n'iki, wayirinda ukoresheje iki. Ndagira ngo mbere yuko nkomeza nkwibutse gukora subscribe kuri channel Menya TV kugira ngo ujye ubasha kubonera amakuru ku gihe kandi natwe ube udushyigikiye. Iyi ndwara rero y'urugendo ubundi ni indwara akeshi abantu batazi ikiyitera, ariko ni ukuvangirwa ku gutwi ko mu imbere, ibyo bita inner ear. Ni ukuvuga ngo iyo uko gutwi kuvangiwe, uko kuvangirwa biterwa no kuba umuntu yakiriye amakuru atandukanye. Ugutwi ko mu imbere kukaba kwakiriye amakuru anyuranye nayo wowe ibyo uri kubona hanze, bigatuma umuntu agenda akaba confused, akabaho gushidikanya mu buryo bw'imitekerereze, ugasanga uyu muntu birangiye ahuye n'ikibazo cyo kuruka mu modoka. Mu kinyabupfura baravuga ngo ni ugutera indabo. Ibyo bikaba biba ku bantu rero bari ku binyabiziga bitandukanye, ishobora kuba ari moto, ishobora kuba ari imodoka, ishobora kuba uri mu bwato, ushobora kuba uri mu ndege n'ahandi henshi hagiye hatandukanye, mu mabisi n'ahandi henshi. Rero hari abantu bahura n'iki kibazo cyo kuruka igihe bari mu rugendo. Ni gake cyane wakora urugendo rurerure ngo ugere aho ugiye utabonye umuntu wagize iki kibazo. Ni ukuvuga ngo ubundi uko twabisobanura, haramutse hatariho ibyo byumviro byo gutwi ko mu imbere, ntabwo iyi ndwara yakabayeho, nta muntu wakarutse mu modoka. Bivuze ko icyo gice cy'ugutwi ko mu imbere ari ingenzi cyane mu bintu byaba bitera iki kibazo. Hari rero bimwe mu bintu byaba bitera iyi ndwara cyangwa se iki kibazo cyo kuruka igihe uri mu modoka. Iyi ndwara ahanini usanga iterwa no guhangana kw'amakuru atangwa n'ugutwi ko mu imbere, amaso ndetse n'ibice byakira amakuru y'umubiri biboneka mu bwonko. Ubwo no kuvuga ngo nimvuga gutya wumve ngo iyo umubiri ukoreshejwe bifite gahunda, ukaba consistent ku kintu kimwe, ugahanga amaso ikintu kimwe, ntabwo umuntu ashobora guhura n'iki kibazo ngo aruke igihe ari mu modoka. Ntabwo bibaho. Biterwa n'uburyo urimo uragenda wakira amakuru anyuranye aturutse mu bice bitandukanye, ugasanga umuntu habayeho nk'urujijo mu guhererekanwa kw'amakuru mu bwonko, umuntu ugasanga birangiye arutse mu modoka. Rero bimwe mu bimenyetso by'iyi ndwara bitangira kugaragara igihe ubwonko buri kwakira amakuru abusanye, nk'uko twabivuze haruguru, avuguruzanya cyangwa se aturuka mu bice bitandukanye by'umubiri. Nk'urugero twatanga, reba umuntu wenda ari muri bisi, ntabwo arimo arareba imbere neza, imbere y'imodoka ngo arebe aho iri kunyura, aho ihagaze, aho igenze, aho ari kwihuta cyane. No kuvuga ngo igice cyo mu imbere cy'ugutwi kiba kiri kumva uko imodoka yicika mu mikoki, uko umuyobozi akata amakoni, turahengamye, tugiye iburyo, tugiye ibumoso. Niyo makuru ugutwi ko mu imbere kuba kuri kwakira. Nyamara wowe mu bigaragara, amaso yawe physically uko ugaragara inyuma, wenda uri kwirebera filime mu modoka, uri gusoma ibitabo, uri gukora ibintu bitandukanye binyuranye n'ibitekerezo bijyanye n'urugendo urimo. Rero ibingibi nibyo bigenda ayo makuru abiri abusanye, akagenda agaconfusinga ubwonko, akabutera urujijo, bikaba byarangira niho birangira umuntu agize isereri, akaruka, agahura n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye nk'uko tuza kubibona, byose bitewe no kuba ahanze amaso ibintu binyuranye n'ibyo imodoka irimo. Niyo mpamvu tugirwa inama igihe turi mu modoka kwirinda gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga cyangwa se ngo duhugire mu bindi bintu binyuranye n'urugendo turimo. Rero usanga kenshi iki kibazo kirangira ari uko urwo rugendo narwo urusoje, ariko nanone ibi ntabwo twabihagararaho kuko hari n'abantu bakomeza kurukana nyuma y'urugendo bakoze.
Rero hari bimwe mu bimenyetso umuntu ufite iyi ndwara ashobora kugaragaza, birimo nk'isesemi, ukumva ufite isesemi. Icyo ni ikimenyetso cya mbere gishobora kukwereka ko uri hafi kugira iki kibazo cyo kuruka igihe uri mu rugendo. Hakazamo n'ibindi, kuba umuntu yakumva ari kureba ibikezi, kubira ibyuya, ugasanga umuntu ibyuya byamurenze mu kwaha, mu maso n'andi hatandukanye, gutemba ahagaze, ugahagarara ukumva ufite isereri, uri hafi kwikubita hasi, guhumeka bigoranye, kuzunguruka ukumva ntabwo umeze neza, ndetse no kugira ibitotsi bya hato na hato. Ibyo ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza umuntu waba ufite iyi ndwara y'urugendo, mu ndimi z'amahanga twabonye ko bita motion sickness. Rero kuba wamenye ko umuntu wese ashobora kugira iyi ndwara, wasanga hari umuvandimwe wawe, hari inshuti yawe, cyangwa se hari abo ujya ubona ibi bintu bibaho igihe muri mu rugendo, igihe uri mu modoka. Hari uburyo bushoboka rero bwo kwirinda iyi ndwara, nibwo tugiye kurebera hamwe. Ni ukuvuga ngo inama ya mbere batugira, gerageza urebe mu idirishya. Niba uzi ko ujya ugira iki kibazo, niba uzi ko ujya uhura n'iki kibazo cyane, gerageza urebe mu idirishya, amaso yawe uyahange ku idirishya, urebe hanze, urebe uko ibinyabiziga bisikana, urebe uko ikinyabiziga urimo kinyura ku bindi, urebe iriya muvoma ibiri hanze. Birafasha cyane, biri gufasha ko kwa gutwi ko mo imbere twabonye ibyo kuri kwakira, amakuru kuri kwakira ntabwo ari kubusana cyane n'ibyo uri kureba, kuko n'ubundi uri kureba muvoma ikinyabiziga urimo kirimo. Rero ibyo bintu biragufasha cyane, gerageza urebe mu idirishya. Ikindi bakubwira ni ukugerageza, niba ibyo utabishoboye, funga amaso yawe cyangwa se usinzireho gato. Ubwo ni ubundi buryo cyane bwagufasha, by'umwihariko nko mu gihe cy'ijoro, igihe uri gukora urugendo nijoro, ni byiza cyane gufunga amaso yawe, niba bishoboka ugasinziramo gake. Ibyo ngibyo bifasha kukurinda ya makimbirane y'amakuru ubwonko burimo bwakira, cyangwa se kwa gutwi ko mo imbere kurimo kwakira. Ugutwi ko mo imbere n'amaso bikaba byose biri mu mujyo umwe. Amaso ntacyo ari kureba, hari gukora ugutwi ko mo imbere gusa. Ni byiza cyane, nta kintu kiza gutera ukutumvikana hagati y'amakuru, cyangwa se kubusana hagati y'amakuru. Ikindi kintu batubwira ni kugerageza ugahekenya shikareti igihe uri ku rugendo. Iyo umuntu afite utuntu runaka ahekenya, aha ishobora kuba ari shikarete cyangwa se utundi tuntu two guhekenya, injugu n'ibindi bintu bitandukanye, birafasha cyane. Gerageza niba uri mu rugendo witwaze uturiya tuntu two guhekenya, kuko bizagufasha cyane, bizatuma ubona icyo uhugiramo ariko kitaguhuza, ku buryo wata kontrole y'ibitekerezo urimo mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ubu buryo rero bufasha cyane gutuma umuntu twagwa n'ibindi bitekerezo. Uko uhekenya shikareti bikomeza kugabanya cyane iyi ndwara mu buzima bwa buri muntu wese. Gerageza uhekenye shikareti igihe uri mu modoka, uhekenya umwanya muremure, ku buryo bishobora gutuma udata kontrole, udata balance y'ubuzima bwawe. Ikindi kintu batubwira cya gatatu ni ukuhumeka umwuka mwiza. Niba uri ahantu hatari umwuka mwiza, ibyo nabyo bishobora kuba biri mu bintu bishobora kugutera kugira iki kibazo cy'indwara y'urugendo, ukaba waruka mu modoka. Rero gerageza ujye ahantu hari umwuka mwiza. Nujya no mu modoka, ugerageze wicare ahantu hari umwuka mwiza, ku buryo uzajya akenshi ahantu heza tuvuga ni nko kwidirishya, ahantu ubasha kwakira umwuka uturuka hanze ukugeraho ku buryo bworoshye. Ikindi kintu twababwira, guhekenya tangawizi nabyo buriya ngo birafasha, aho ni mu miti gakondo, ariko buriya uhekenye na tangawizi byagufasha cyane. Izindi nama rero twagenda tubabwiraho gake gake, ni ukugerageza buri gihe niba ugiye mu modoka, icara mu mwanya, amaso yawe uyahanga imbere h'ikinyabiziga, ku buryo uba ubona ibintu byose biri kuba, ubona muvoma zose imodoka irimo ikora. Ibyo rero nibiba gutyo, n'ugutwi ko imbere kwa gutwi twabonye nako nibyo kuzaba kurimo kuratekereza. Gerageza wicare mu mwanya mwiza utuma ukurikirana ibintu byose. Ikindi cyiza, niba uri mu modoka, byaba byiza wicaye muri ya myanya y'imbere, apana inyuma, aho utabasha kumenya what's going on mu modoka, aho utabasha kumenya ikijya mbere. Gerageza wicara ahantu ubasha kubona imbere y'imodoka, urebe adepanshe ikindi kinyabiziga, urebe abisikanye n'ikindi, urebe yaragonze umuntu ahise afunga feri. Ibyo biragufasha cyane gutuma utagenda unyuranya n'amakuru. Abantu bagenda mu ndege, namwe mugirwa inama ko ari byiza cyane kwicara hafi y'idirishya
idirishya nk'uko bimeze ku modoka. Indi nama bakugira, irinde gusoma ibitabo cyangwa se n'ibindi bintu igihe uri mu rugendo, igihe uri mu modoka. Nubikora rwose iyi ndwara y'urugendo, iyi ndwara yo kuruka uri mu modoka izagufata nta kabuza. Ikindi batubwira, irinde kureba cyangwa se kuvuga ibindi bintu binyuranye n'urugendo urimo. Abantu mugenda mureba filime muri mu modoka, abantu mugenda muvuga ibintu binyuranye n'urugendo rurimo, bikaba byagutwara ibitekerezo ukajya kure cyane, ntabwo ari byiza cyane. Ikindi batubwira, irinde impumuro zikomeye n'ibiryo birimo ibirungo cyangwa se amavuta ako kanya mbere y'uko ukora urugendo. Iyo ukoze urugendo wariye ibi biryo bishobora gutuma cyane ibyo binure byaturutse muri ayo mavuta bishobora kugutera iki kibazo mu modoka. Irinde gukora urugendo umaze kurya ibintu birimo ibinure byinshi n'amavuta menshi. Ndabashimiye kandi rero mwe mwese mwari mukurikiranye iki kiganiro no munsi cyatubwiraga ku ndwara abantu benshi bakunda guhura nayo, ni indwara y'urugendo igaragaza ikimenyetso cyo kuruka igihe uri mu modoka, igihe uri ku moto, igihe uri mu ndege, igihe uri mu kinyabiziga icyo ari cyo cyose. Rero turebeye hamwe byinshi bishobora kugufasha, harimo kwirinda gusoma uri mu modoka cyangwa se mu kinyabiziga icyo ari cyo cyose, kwirinda gutekereza ibintu binyuranye n'ibyo urimo. Reka mbashimire mwese, mbasaba rero gukomeza gukora subscribe no gukomeza gukora share kuri YouTube channel yacu kugira ngo amakuru ajye abasha kubagereraho igihe. Amahoro y'Imana akomeza abane nawe.